turabasubije Uwiteka abahe Imana ibahaye buri mwanya akaba duteraniye hano tuvutse umugambi ari ukwiga ijambo ryayo ryongera gucyura kwiga kandi tugashobora kwiga tukaza no gukomeza kwiga ariko tukaza no kujya ku musozo rero turasaba kugira ngo twajya hano tuze kubaka inyungu z'ijambo ry'Imana tugiye gusenga noneho data mwiza turagushimiye ko umaze kutumenya uteze muri aya masaha tw'umwuka bazima kwiga abana tuza ku ijambo ryawe ndabinumve neza izina rya Yesu amen. Jewe tugiye kubana izina yitwa Museveni Eugene tugiye kwigana ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuyoboka umwami uzategeka iyi si iherezo rya byose. Kuyoboka umwami uzategeka iyi si iherezo rya byose. Iyi si iriho yararemwe n'Imana ariko mu isi hariho abagenda bategeka habayeho amani. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ayo mani yabayeho mu isi ndetse turebe no ku musozo amaherezo yabo ndetse n'ubwami buzirikwa ku musozo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana itazagira icyo ikora itabanjije guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ese Imana si nziza? Ntabwo izarimburiza isi, ntabwo izahana abantu, nta kizigera ikora itabanjije guhishura ibihishwe byayo ngo ibihishurire abahanuzi bayo babimenyesha abari ku isi maze buri wese agira umwanya ahereramo. Niko Imana yabigambiriye. Niyo mpamvu Imana yashyiriye kubyandikisha kugira ngo hatazaza kuvuga akavuga ko Imana yamubwiye kandi ntamubwiye maze akabesha abantu, maze Imana yishima ko byandikwa kugira ngo abayo izabahishurire ariko ibiriye muri ibyo noneho babashe kubwira abantu ibyayo ariko batihimbiye. Niyo mpamvu mu gitabo yaba banditswe ijambo ry'Imana bari bayobowe n'imbaraga irenze iy'umuntu. Niyo mpamvu twizera ijambo ry'Imana mu ijwi ryayo mu gitabo cyitwa Petero urwa mbere igice cya 19 handitse haravuga hati nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza rimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira cy'umwijima rigakesha ijoro rikageza aho iy'uruturutu rizabandura mu mitima yabo. Murongo witaho cyane ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu abyishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyayo, bavugaga ibyabaga ku Mana bashorewe n'Umwuka we. Ijambo ry'Imana ritweretse ko nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu,
ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyabaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ibi byavuzwe n'abahanuzi ntabwo babivuze ku bushake bwabo, ahubwo imbaraga y'Imana, Umwuka Wera, Imana yabibavugiraga bityo bakabyandisha, ariko bakabyandika bakabivuga bayobowe n'imbaraga itari iya muntu. Kuko umuntu wese yashoboraga kwibesha, umuntu yashoboraga kwibwira, noneho Imana igambira ko byandikwa kugira ngo abana b'Imana babyumve. Rero buri wese inshingano byavuye ku Mana ikabivuga birigizirwa bayo, ariko ikabikoresheje Umwuka Wera, ngo buri wese afite inshingano ikurikira. Ibyanditswe igice cya mbere umurongo waho wa 6 haranditse hari gusoma amagambo y'ubuhanuzi, ahirwa n'abanyubaha bakitondera ibyanditswe muri bwo by'igihe cy'ubugufi. Batubwiye n'abantu bafite amahirwe ni abasoma amagambo y'ubuhanuzi, aba kabiri ni abasomerwa ayo magambo y'ubuhanuzi. Ariko inyuma aho uzayikura si ukuyumva gusa, si no kuyasoma gusa, ahubwo inyuma izakomoka mu kwitondera ibyanditse muri bo. Niyo mpamvu mu gihe giheruka, mu minsi yacu turimo, aho Satani yamaze gukaza umurego ngo kuba azi ko afite igihe gitoya mu isi, akoze umurego mu magambo nari gusoma muri iki gitabo, ngo yagambiriye kurwanya abana b'Imana, akubye umwete we inshuro zigera mu 10. Ubwo Yesu azamukiye mu ijuru, abonye atsinzwe na Yesu, ngo yagambiriye kurwana, ariko urugamba rwe arushingira mu gukura umuhati we inshuro zirenze 10. Mbese umuntu batakubye metero. Noneho handitse ngo bahishije mirongo 91 inyandiko z'ibanze, Satani yagurije inama n'abamarayika be, uruhu rwango rwinshi afitiye ingoma y'Imana. Satani aje inama n'abamarayika be 191. Satani yagurije inama n'abamarayika be ku ruhu rwango rwinshi afitiye ingoma y'Imana. Ntabwo Satani akunda ingoma y'Imana, n'abayiyobozi bose afite umugambi, ntabakunda, agomba kubarwanya mu mbaraga zishoboka zose kugeza ku musozo wo kumutabara. Ababwira ko igihe cyose azaba gifite ubushobozi bwe n'ubutware bwe ku isi, imbaraga zabo zo kurwanya abigishwa ba Kristo zikwiriye kwikura icucu. Ababwira ko igihe cyose azaba gifite ubushobozi bwe n'ubutware bwe ku isi, imbaraga zabo zo kurwanya abigishwa ba Kristo zikwiriye kwikura inshuro 10. Kurwanya Kristo byari byarabananiye, ariko ngo niba bishoboka bazamesha abigishwa be muri buri gisekuru. Byari ngombwa ko bashaka uko bafatira mu mitego yabo abagombaga kwizera Yesu. Ababwira ko Kristo yahaye abigishwa b'ubutware, ababwira ko Kristo yahaye abigishwa be ububasha bwo kubirukana no gukiza abo yateje indwara. None abamarayika ba Satani bagenda bameze nk'intare zivuga bashaka guconjorera abigishwa ba Yesu. Aha mu ncamake tubonye ko ingoma y'Imana Satani yagambiriye kuyirwanya,
kandi arayanga, ariko kuko yaneshejwe na Yesu yagambiriye kugira ngo azaneshe abayobotse Yesu. Umwete wo kubarwanya yawukubye inshuro 10, kuko niyo ishoboka azabaneshe abagambiriye kuruta Imana bamuyoboke. Niyo mpamvu amaze kubona Yesu amaze gupfa atamushoboye, avuze ngo birangiye, umuntu aracunguwe, ibya Satani bigize iherezo, Yesu azutse mu byo kuzuka n'ubugingo, ibyo yari ibintu byose bigenze gutya, ububasha bwe burangiye gusa. Muri iki gitabo utaza kureberaho hari aho yanditse aravuga ngo ubwo Yesu azutse kandi akaba yarapfuye, nanjye ngiye gukoresha umuzuko we n'urupfu rwe, ngiye kubikoresha mu nyungu zacu. Butaza kubona wenda izo nyungu uburyo zikoresha. Niyo mpamvu tubabwiye tukiganira buri munsi kuyoboka umwami uzategeka isi ku iherezo rya byose. Noneho mu ijambo ry'Imana Daniel yeretswe iby'ingoma uko zizakurikirana ku isi. Niyo mpamvu turabivuga mu cyamake, ibindi tujya tubireka nk'uko biri. Daniel igice cyaho cya kabiri yaje kuvugamo amagambo ni ibijyaniranye n'inzozi umwami Nebukadinezari yarose. Ariko izo nzozi uko yazirose yarose igishushanyo, ariko arangije kwibagirwa ibyo yarose, atumizaho abahanga, abanyabwenge bo mu gihugu cye, abakorikori n'abapfumu, abazi ubwenge bwo gushobora gusobanura ibintu, ababwira ko yagize ubwoba ko yarose inzozi, ariko izo nzozi akaba yazibagirwa. Babatumizaho bahagaze imbere ye, baratubwira ati rero mwami, tubwira ibyo warose tugusobanurira impamvu yabyo. Arabwira ati ariko nabyibagiwe. Barabwira ngo ntabwo twashobora kubisobanura tutabyumvise. Umusozo afata umwanzuro avuga ko abanyabwenge bose, abapfumu, abakorikori bose bari buteme bakicwa kuko banze guhishurira umwami ibyo yarose. Izo nkuru zaragiye zigera kuri Daniel. Nari muri abo ngabo batoranijwe hamwe na bagenzi be, noneho bimugezeho we, kuko yari umuntu usenga uzi yuko hari Imana iba mu ijuru ihishura ibishwe ikamenyekanisha ibitamenyerekana. Arangije abwira umwami ko izo nzozi ze hari Imana azazigusobanura. Yaje rero kuzisobanura, amubwira ko yarose ibyo yarose byari igishushanyo cy'umuntu uhagaze. Amubwira ko umutwe wari izahabu, amubwira ko igituza n'inda, igituza n'amaboko byari ifeza, amubwira yuko inda n'ibibero ari umuringa, amubwira yuko amaguru n'ibirenge ari ibyuma, ariko agaragaye ko ku maguru akaba ari ibyuma bivanze n'ibyondo cyangwa se ibubu. Ibyo Daniel yaramubwiye, anamubwira ngo ndakubwira n'impamvu zabo. Amubwira yuko ubwo ari izahabu, ndetse tutaragera ngo tubihuze. Daniel yongeye kwerekwa mu gice cya karindwi ibijyanye n'inyamaswa. Agiye kubona abona inyamaswa enye zigahuje amoko. Abona iya mbere ari intare, abona iya kabiri ari idubu, abona iya gatatu ari ingwe. Agiye kubona iya kane abona y'inka afite ishusho, ariko yari ifite amahembe 10. Abona iteye ubwoba. Muri izo nyamaswa uko yabonye, nibwo buhanuzi bwari buhanuwe na cya gishushanyo Nebukadinezari yari yarose, noneho gifite ibice bine. Ni umuntu
ariko ufite ibice bine, ni umutwe, ni ifeza, ni izahabu, ni igituza n'amaboko, ni umuringa cyangwa ifeza, ni inda n'ibibero, ni umuringa, ni ibyuma ariko bivanze n'ibumba. Ibyo mu gice cya Daniyeli, igice cya karindwi, kugira ngo twihute mu byumve. Daniyeli karindwi umurongo waho wa igice cya karindwi handitse ngo igice umurongo wa 15. Njyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma ndebye umwe muri ba bandi bahagaze ahambaza amashyi y'inyama y'ibyo byose, arambwira ati, ansobanurira impamvu zabyo, ati izo nyamaswa n'imfuka yenye nibo bandi bane bazaduka mu isi. Izo nyamaswa nyine uko arene nibo bandi bane bazaduka he? Bazaduka mu isi. Umurongo ukurikiyeho, ariko abera b'isumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bube ubwami iteka ryose. Noneho icyo dushatse kuvuga hano, niba muri kwitegereza kuri kiriya gishushanyo hariho igishushanyo, murabona ko hano hari cya gishushanyo twabonye. Noneho aricyo Daniyeli uhereye ku murongo wa 25 ndetse na za nyamaswa enye Daniyeli yamaze kubona. Nubwo hano zigize, ariko turaza kuzisobanura, wenda igishushanyo muri twakirashyize ariko turazivuga. Muri izo nyamaswa uko ari iya mbere ngo yari iki? Yari intare. Iyo ntare yabonye Daniyeli nibwo ihwanye na ya feza na ya zahabu. Bwari ubwami bwa Babuloni bwagombaga guteka isi mu gihe cya mbere. Bwatangiye guteka isi mu 1636 kugera muri 1538. Urumva ko bwategetse igihe kirekire. Nibwo bwami bwategetse ku isi, bwagize imbaraga mu gitabo cyitwa Kido Minerale Monde. Niyo uzategeka isi. Banditse n'ubwami bwose bwabayeho n'ubwabanjirije ubwami andi mani matoya, ariko bagaragaza ko ubwami bwose bwabaye ku isi, ubu bwami nibwo bwagize imbaraga kuruta andi mani yose. Noneho gutegeka isi muri kiriya gihe cy'imyaka guhera muri 1606 kugeza muri 1538 mbere ya Kristo. Ubwo rero buriya bwami bwaje guhanguka, kuko bwaje kuvaho ingoma y'Ababiloni isingurwa n'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Yaje kuyoborwa n'abagabo bagera muri 3, uwo bita Kuro na Dariyo ndetse na Nuza. Uriya mwami wategetse kuvuga noneho Belushaza. Abo bantu uko bategetse bahano muri iyi ngoma baje gutegeka guhera muri 538 bagera muri 331 mbere ya Yesu. Baje gusimburwa batsinzwe n'uyu muringa, aribwo ya nyamaswa ya gatatu yitwa ingwe. Noneho bw'inyamaswa ya gatatu yari ifite imitwe ine, ubwami bwanyuwe n'umugabo bita Alexandre Mukuru. Yaje gutsinda Abamedi n'Abaperesi, arangije ayobora uhereye muri 333. Ubwami bubaho uhereye muri 331 kugeza mu 168 mbere ya Kristo. Noneho ubwo nabwo buza kugira iherezo, uko uwo mwami yaje kuyobora nawe asimburwa, aza gupfa yishwe nuko yananiwe gutegeka inda ye. Noneho ya mitwe ine aribo b'abajenerali bane bari bagize ingoma ye, buri wese aho yarayoboye aza kwigarurira icyo kirere. Noneho ubwami nabwo kuza kuvaho. Noneho nyuma y'ubwami haza kuboneka ubundi bwami, ariko nyamaswa yabonye inyamaswa ya kane. Nidusoma ku murongo waho ukurikiyeho wa 19, mbega ko nifuza kumenya amashira k'inyuma y'inyamaswa ya kane.
itasaga n'izindi zose iteye ubwoba cyane bitavugwa. Dufite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa ayo yaconze ibintu byose ikabimenagura, ibisigaye ikabisibangisha amajanja yayo, kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mitwe yayo n'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, aryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga yange gukomera. Noneho aha Daniel yavuze yuko ubwami bwa kane bwategetse aribwo byuma, ariko wagera ku mano yabyo ukaba ari ibyuma bivanze n'ibumba. Aho ni inyamaswa ya kane, ngo ari inyamaswa itarasaga n'izindi. Urabona ko nayo yayibiye ishusho, ntiyayise inzoka, ntiyayise ikindi kintu, ahubwo yabonye iteye ubwoba. Ngo ariko yari ifite amahembe 10. Muri ayo mahembe 10 ngo yasibangishaga ibintu bye byose, amajanja yabyo ibindi ikabimenagura. Ariko icyamuteye ubwoba si inyamaswa ya mbere, kuko niyo yari ikomeye, si iya kabiri, si iya gatatu, ahubwo iya kane niyo yaje kumutera ubwoba. Arangije aravuga ngo maze iyi nyamaswa ngo iya kane nibo bami ni Abaroma, ariko bagipagani. Roma magani niyo yatangiye kureba uhereye mu 168 mbere ya Kristo, none yisoza muri 476 nyuma ya Kristo. Nuko tubijana none ari inyamaswa yarategetse. Niyo mpamvu Yesu yavutse mu bwami asanga inyamaswa Abaroma yo bategetse. Tubijana ndetse n'Abayuda bari munsi y'ubushobozi bw'Abaroma. Murazi ni naho abifatanyije nabo kubera ko babasaza igitugu. Niyo Yesu aje bamwibwiye ko aje kuba kura mu buretwa bw'Abaroma, maze aba rero Yesu niwe yasanze bayoboye, ni nabo yaje kuvaho yaje gupfa bakiyoboye. Noneho muri 476 baravuze ngo noneho inyamaswa ya kane batubwiye mu mwihariko udasanzwe na ziriya nyamaswa zindi. Yari ifite amahembe 10, ariko muri ayo mahembe 10 ngo haza kubonekamo kandi gahembe kamaze kumera garandura 3 mu yari asanzwe. Ubwo mu 10 urangiye ataziranga hasigaye arindwi. Noneho aka gahembe murabona ko ngaka hano kamaze kurandura 3, noneho hasigaye arindwi, hano harane, hano hari 3. Tubijana ubu ayo mahembe icyo bisobanuye nuko ari ubwami. Ni ibihugu 10 byagize inongoma y'Abaroma. Ibyo bihugu 10 rero uko byaje gusa nkaho byigabanyirizwa kandi ibihugu, noneho igihe ibyo bihugu bitandukanye uko ari 10, harimo Abafaransa, Ubwongereza, harimo Alemanye, harimo Ubutaliyani, harimo Abaslogote, harimo Abaheruri, harimo Abavandari, harimo Portugal, ni byinshi, n'Ubusuwisi. Noneho ibyo bihugu uko ari 10 byari bigize ingoma y'Abaroma. Noneho kano gahembe kabonetse kaje ngo karandura amahembe 3 yarageze mu yari asanzwe. Niyo mpamvu iyi nyamaswa iyo tuyigezeho murabona ko hano Daniel ntazi inyamaswa yongeye kwerekwa, ngo abone iya 5. Naje kwikiraga igishushanyo byageze ku maguru, byagejeje gute birashoje. Noneho aba amaze kwerekwa bino bintu akaba ariho yagiye ngo nibo bandi bazategeka isi. Noneho hanyuma y'ubwami bazabane kubwami gusoza, ariko muzategeka mu misozo, agariko gusaba kugira ngo tuyoboke, kuko ariko muzasoza umusozo. Kubera ko twihuta rero turaza kubihuza n'ibyahise ndetse n'umusoma Daniel neza. Muzasoma aho yabonye nanone mu gihe cya 8 yabonye iby'imfizi y'intama, abonamo isekurume y'ihene. Izo nazo zari zishushanya zimwe muri ziriya nyamaswa, ntabwo tuzisobanura ariko reka twihute. Mu byahishuwe na Yohana nawe yaje guhabwa ubundi buhanuzi, nawe yongera kwereka inyamaswa enye zabonetse. Ariko muri izo nyamaswa imwe, ariko inyamaswa imwe ikaba yari ifite ibimenyetso bya ziriya nyamaswa uko ari enye. Ngaho turasubira muri Daniel ibyahishuwe, kugira ngo ibyahishuwe igice cya 13 ubwo aha turaza kubahavuga, ariko ni idubu
nibo abandi b'Abamedi n'Abaperesi baje kurwanya ibihugu bitatu, noneho barabinesha, arizo zino mbavu ifashe imbavu eshatu mu mikaya yabo. Ibihugu bitatu rero yaje kugira, murabona ko iyi dubu yo ifite uruhande rumwe rwegutse, urundi ntabwo rwegutse. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ubu bwami hari harimo gukomera ariko butandukanye. Ni ukuvuga ngo ababanje aribo Bamedi bari bakomeye kuruta Abaperesi, ariko kuko bose bagiye basimburana, noneho baza gukomeza kuri ubu bwami. Ariko noneho reka twe gutinda aha ngaha, ahubwo tuje mu Byahishuwe 13. Ibyahishuwe 13 harimo amagambo dushaka gusoma kugira ngo twihute. Haranditse havuga ngo, umurongo wa mbere, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisigo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe. Iyo nyamaswa yabonye yasaga iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe. Amajanja yayo yasaga nk'ay'uruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Urumva yuko Danieli yavuze ngo iyi nyamaswa yabonye nami Yohana yasaga n'iki? Yasaga n'ingwe. Ingwe twayibonye noneho ubwari bw'iki? Bwari bw'Abagiriki, bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ariko bwari idubu. Noneho mu majanja yayo yari asa na Yeriko cyangwa se idubu. Noneho agiye kubona abona mu kanwa kayo gasa n'ak'intare, akanwa kayo gasa n'ak'intare. Danieli we ibyo yabonye zitandukanye. Yohana wagiye kubona abona ni inyamaswa imwe izumbutse mu nyanja, bisobanuye ngo mu mazi menshi cyangwa se mu bantu benshi. Mu nyanja n'amazi menshi bisobanuye ko ari abantu benshi. Noneho Danieli kandi Yohana we ayibona ariko ifite bimwe mu bimenyetso bya ziriya nyamaswa yatari yabona. Iyi nyamaswa nuko hejuru avuze ngo nuko mbona, reka dusubire ku ntambwe ibanza. Iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisigo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyi nyamaswa Yohana yeretswe iyo mu Byahishuwe ni ukuvuga ngo nubwo ahangaha biragaragara iyi nyamaswa Danieli Yohana yeretswe yari ifite imitwe 4, kandi yari ifite amahembe 10, ikagira n'imitwe ingahe? Imitwe 7. Ubwo ni mubara hano ubwo muri kureba ni imitwe 7 igize ino nyamaswa, ikagira amahembe 10. Noneho baravuze ngo aya mahembe 10 Danieli we yabonye inyamaswa idasa n'izindi, ariko inyamaswa yari ifite amahembe 10. Ariko muri ayo mahembe 10 habonekamo agahembe kamwe karinze gute, kazamutse gahita gahantu gatatumbera mbere yasanzwe. Noneho Danieli Yohana we ayeretse ifite amahembe ingahe? Ayeretse ifite amahembe 10, ariko nyuma yayo yakwibona ifite imitwe ingahe? 7. Ubwo ni ya nyamaswa yongeye kwerekana mu bundi buryo, ariko ni ya yindi Danieli we yeretse. Noneho iyi nyamaswa ariko bwangu bwa nyuma buzayitubise, kandi twamaze kubona ko ingoma y'Abaroma pagani yarangiye mu mwaka wa 476. Siko twabibona. Noneho ariko batubwiye yuko habonetse akandi gahembe ko karangije karwanya kagenda gute, karangira katumira asanzweho. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu byatumye karangura cyangwa se arangura amahembe. Byari bigenze gute? Byari bituye iki? Ni ukuvuga ngo reka turebe iby'aka gahembe muri Danieli. Turasubira hano muri Danieli, dushaka kukareba kano gahembe Danieli agize umuntu uri buze hano twari dufatanya kwihuta adusomera biradufasha. Noneho muri Danieli 7, noneho duhere ku murongo waho wa 21.
reka dore 20 handitseho kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe ryari ku mutwe wayo ryameze atatu asanzwe akarangurwa imbere yayo ariyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga ayandi gukomera maze ngo iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaje agatsindishiriza abera b'isumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzacuzumira isi yose bw'isi ibanga buyimenagure kandi ayo mahembe 10 muri bwo bwavuga bwami hazakomokamo abami 10 kandi hanyuma yabo hazaba undi mwami ariko we ntazabasa n'abo ba mbere kandi azanesha abami 3 niwe uzabwirye kugomera isumba byose kandi azarwanya abera n'isumba byose azigira inama zo guhindura n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizarangirira hanyuma urubanza ruzashyirwa bazamunyaga ubutware bamumare burimburwe kugeza ku mperuka maze ubwami n'ubutware bw'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko bw'abera n'isumba byose ubwami bwayo n'ubwami buzahoraho iteka kandi ubutware bwose buzajya bwikorera buyumvire noneho murumva yuko Daniel yabwiye iby'inyamaswa ariko icyo bishaka kugira ngo mubyumvemo ni uko tubwiye ko muri ari amahembe uko ari 10 ariko ubwami bwaje kwigabanya muri buriya bwami bwa kane bugeze muri ibihugu 10 twabonye andari bwami ariko bihugu byayoboye ariko nyuma yaho hakaza kuboneka ubundi bwami batubwiye ngo ubwo bwami bwasaga n'ayandi mpamvu yagenze gute yabubanjirije ngo buje kukuraho aratubwira yagenze gute impamvu nuko aba bandi ibihugu byategetse kano gahembe kazamutse gafite ibirango bikaranga n'uburyo iyo dusoma icyo gitabo babwiye Kingdom of Monde niho handitse amagambo ari kuvuga ngo ingoma y'abaroma ivuye Roma bagani yahise ihereza ubutware Roma kirisite ariko karagahembe kari kabonetse batubijana ndetse noneho baravuze ngo iryo hembe ryo rizarwanya abera kandi rizagenda gute rizaba riri kubwiye hafi kubanesha ariko ngo rizigira inama yo kugomera isumba byose rizigira inama yo kugomera isumba byose ririya hembe noneho iyo nyamaswa Yohana abonye ifite amahembe 10 ariko hano baratubwiye ngo izahabwa gutegeka kuva igihe n'igice cy'igihe noneho ubwo ibyo Daniel yeretswe bihuye n'ibyahishuwe abasomera mu byahishuwe igice cyawe cya 13 kuri wa murongo wa 4 byahishuwe 13 murongo wa 4 byahishuwe 13 ku murongo wa 4 haranditse ati baranye icyo kiyoka kuko cyahaye inyamaswa ubutware bwacyo ku murongo wa 3 nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica ariko urwo ruguma rwawishe rurakira abari n'isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira baranye icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo baranye n'iyo nyamaswa bati ihwanyije n'inyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya aha batubwiye yuko iyo nyamaswa ngo yakomeretse uruguma rwica ariko nyuma yaho bigenda gute rurakira ni ukuvuga ngo muri buriya bwami bwategetse uhereye hano muri uyu mwaka wa 446 ingoma y'abaroma pagani ivuyeho ahubwo hagiyeho Roma Kristo uhereye muri uyu mwaka niho yatangiye gukomera noneho yagenda igeze mu mwaka wa 538 iyi ngoma mbere ya Kristo niho yabashije gukomera bwako yakagahembe noneho kagahembe kamaze gukomera kamaze gushinga imizi niho ngo kagombaga gutegeka igihe n'igice cy'igihe mu banyuzi iyo bavuze ibihe cyangwa se igihe bavuze umwaka iyo bavuze ibihe bavuze imyaka 2
igice cy'igihe bavuze amezi atandatu. Ibyo iyo biteranije ukabishyira mu minsi bihwanye n'iminsi 260. Noneho iyi nyamaswa ngo yagombaga gukomereka uruguma rwica, ariko urwo ruguma rukongera rugakira. Noneho iyo nyamaswa yahawe gutegeka icyo gihe nibwo iyi ngoma y'Abaroma ya Kristo uhereye muri 538 ukageza mu 1998 niho ingoma ya Roma Kristo yayoboye iragenda igeza mu 1998 ariho yaje gukomereka uruguma rwica. Ariyo yavuze ko yagombaga kumara amezi 40 byahise 12, yagombaga kumara iminsi 2,260. Noneho iyo nyamaswa yaje imara iminsi 2,260, ni ukuvuga ngo ni igihe kumara itegeka, ariko ni nacyo gihe mu byahise 17 aho batubwira yuko iyi nyamaswa yagombaga gutegeka ngaho ibyahishuwe 12 haranditse ngo 12 uwo mugore ahungira mu butayu afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirireyo kumara iminsi 1260. uyu mugore ngo yahawe kugira ngo ahungire mu butayu, ariko aho yagombaga kugaburirwayo ngo amare iminsi igana gute 1260. Iyi minsi 260 ihwanye na y'amezi na cyagiye n'ibihe n'igice cy'igihe ihwanye n'amezi 42. Noneho ibaze umunsi umwe mu bw'abagihanuzi wanjye n'umwaka. Ibyo bisoma muri Ezekiyeli 5, bigasoma 6, bigasoma muri Mukubara igice cya 14:34, ubwo handitse ngo mbese umunsi umwe sinawuguhanirije n'umwaka, n'umwaka nawuguhaniriza n'umunsi umwe. Noneho iyi minsi uyu mugore yagombaga guhunga akamara mu butayu, niyo kiriya gihe n'ibihe n'igice cy'igihe iriya nyamaswa yagombaga kuranga kariya gahembe kaje akarwanya abera ngo kenda kubanesha, ariko nyuma yaho kaza gukomereka uruguma rwica. Ni ukuvuga ngo uhereye muri 538 ukageza mu 1798 niho ubwami bwagize imbaraga. Iriya ubwami bwa Roma Kristo n'Abagatolika cyangwa se ubupapa niho bwategetse, ariko burenganya abera muri icyo gihe kingana n'iyo myaka yose. Noneho kugeza muri wa mwaka wa 1998 ingoma y'Abafaransa irangiye irivumbagatanya, iragenda irwanya ubukristo aho buba bukagera rwose. Noneho iragenda irwanya ubupapa, bafata papa wari w'icyo gihe witwa Papa Pio wa gatandatu, barangije atumye umujenerali witwa Bertier, arangije aramufata bamujyana kumufungira mu Bufaransa i Valence, agwa muri gereza. Apfuye icyo gihe inyamaswa ngo yari ikomeretse uruguma rwica. Noneho ntabwo uko ubwami bwa Roma Kristo bwategekaga ubwami mu idini, bugategeka n'ubwami n'ubutegetsi bwa leta. Noneho amaze gufungwa icyo gihe ntabwo bongeye kurenga Vatikani ngo bajya kuyobora ahandi, ubwo bari bakomeretse uruguma rwiza gute rwica, ariko rwagombaga gukira. Noneho inyamaswa ngo yagombaga kwishyira hejuru ikarwanya abera, kandi ikigira n'isumba byose, igahindura ibihe n'amategeko, ngo ariko ibyo bikarekerwa mu maboko ye muri kiriya gihe. Nyuma yaho agakomereka uruguma rwica, ariko noneho iyo nyamaswa yaje kuko mu byahise 13 batubwira nyuma yaho uruguma rwaje rwaje gukira. Rumaze gukira rero, muri iki gitabo mfite cyitwa Kido Minerale Monde mu 1929 uwo bita Mussolini niho yanditse amagambo ari kuvuga ngo ntabwo ngo ubutegetsi bw'itorero cyangwa se ubupapa, reka nsome uwo murongo noneho kugira ngo tubyumve, aho banditse amagambo ari kuvuga ngo
muri iki gitabo cyitwa ninde uzategeka iyi si, aho banditse amagambo ari kuvuga ngo mbere ko nyabona vuba banditse baravuga ngo paje 116 noneho aho uwo mwami yategetse ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane 1929 le souverain le souverain pontife l'a émis à nouveau en sa personne de qualité sur le chef d'État et sur le chef de l'Église catholique. À ce dernier titre, ces droits sont une fois de plus reconnus par l'article 2 du traité qui reconnaît le souverain du Saint-Siège d'ordre international comme attribut inhérent à sa nature. Aha baravuze ngo guhera ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 1929 biravuze ngo uyu mwami ategeka itegeko rivuga ngo uhereye uyu munsi wa none ni ngombwa yuko ubutegetsi bwa papa cyangwa se bw'itorero bugomba gutegeka mu buryo bubiri, ari ukuba itegeko ubutegetsi bwa leta ndetse n'ubutegeko bw'itorero gatolika. Noneho ariko ubutegetsi bwa nyuma ariko bw'itorero akaba aribwo buja hejuru ya bwose. Noneho aha niho papa yongeye kugarurwa uburenganzira n'ubushobozi bwo kongera gutegeka. Noneho ntashobora gutegeka gusa i Roma, ahubwo agategeka no mu bindi no mu bindi bihugu. Niho bavuze ngo uwo mutwe ukomeye kuruguma, ariko nyuma yaho urwo ruguma rurakira. Noneho iyi nyamaswa n'ubugani nibyo byongeye nihutira kugira ngo njye aho dusoreza mu byahishuwe 17 ibyahishuwe 17 umurongo waho uhere ku murongo hera ku murongo 17 umurongo wa 7 yanditse ati marayika arambaza ati iki cyo gutangaje kakumenere ibanga ry'uriya mugore igiriye inyamaswa imuhetse. ubwo wenda ibyo tudasobanuye ni iby'umugore n'inyamaswa imuhetse, ntabwo twakizanye icyo gishushanyo ariko byasigaye hariya, ariko ni iby'umugore n'inyamaswa imuhetse. ubwo ngaho komeza agiye kumwizera ibanga ryaho. Arakomeje ati ngikire hari inyuma yawe. ngikire hano rwose murakoze. uyu umugore afite igikombe cy'izahabu mu ntoki ariko yicaye ku nyamaswa. noneho bagiye kutunanira ibanga ry'uyu mugore n'inyamaswa igende gute imuhetse. arakomeje ati ifite imitwe 7 n'amahembe 10. ifite imitwe 7 n'amahembe 10. twabonye inyamaswa ifite imitwe 7 n'amahembe 10. arakomeje ati umurongo wa 8 iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho kandi igiye kuzamuka iby'ikuzimu ije kurimbuka. abari mu isi amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. bazakomeza umurongo noneho komeza. umurongo wa 9 handitse ati aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. aha niho akwiriye ubwenge n'iki n'ubuhanga. aravuze ngo iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicayeho. iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore yagenda gute. aha harimo ubusobanuro bubiri. uvuga ngo ubu bwami uyu mugore iyo bavuze umugore bawusobanura itorero. ubwo rero uyu mugore mwereye ku magambo abanza itorero ry'ukuri risobanura umugore mwiza, noneho itorero ry'ikinyoma rigasobanura maraya. noneho uyu mugore uri kuvuga hano niryo torero ryarindi twabaza kubona ka gahembe kazamutse ariko karandura kakishyira hejuru.
kugira ngo karwanye isumba byose gahindura ibihe n'amategeko noneho ngo ariko ngo yicaye ku misozi irindwi kuvuga ngo i Vatikani uriya mujyi wa Vatikani wubatse ku dusozi turindwi niyo mpamvu bavuze ngo abari kuri ngo bandike n'abari barabonye iyo misozi rwose mwaje kuri ko muhita muyibona ni imisozi uriya mujyi wa Vatikani wubatsweho kubera ko rero niba ufite ubuyobozi ubwo buyobozi akaba ari papa niwe buyobozi utegeka kuko harimo igitegetse akabamo n'idini noneho niwe itegetse ariko batubwiye ko iyo misozi irindwi iyo misozi iyo mitwe irindwi iyo misozi irindwi uwo mugore yicayeho komeza iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi umugore yicaraho kandi niyo bami barindwi batanu baraguye naho bakatunga abarugira ngo bwa mbere tubonye ko hari n'ubusobanuro bubiri ni imitwe ni imisozi irindwi umugore agenda gute ngo ni ukuvuga ngo ni uriya mudugudu uriya bwami bwubatse ku misozi irindwi Vatikani hariya i Roma noneho icya kabiri batubwiye ngo niba abandi bangahe barindwi bakomeza iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi umugore yicaraho kandi niyo bami barindwi batanu baraguye abatanu bagenze gute noneho tukiraho turayadusobanurira twihuse kugira ngo kuba batanu baraguye ni bwami ya mami twamaze kubona twabonye ubwami bwa Babuloni bwavuyeho ntibukiriho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwagenze gute bwararangiye ubwami bw'Abagiriki bwagenze gute ntibukiriho ubwami bwa Roma Magani bwagenze gute bwararangiye noneho na ya nyamaswa yaje gukomere ku ruguma icyo gihe bwagenze gute bwari bwirangiye mu gihe cyacu yari yarahawe ariko iyo muyobozi gute mbere turahagera komeza batanu bagenze gute murabumvise abatanu baguye kandi umwe ariho undi ntaraza kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito ngaho tumva batanu bamaze kugwa uwa gatandatu ngo ariho undi ntaraza naza azaba akwiye kumara igihe gito komeza 11 ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho iyo ubwayo ni umwami wa munani nyamara kandi ni umwe muri ba bami barindwi kandi araje kurimbuka bravo bavandimwe mwese turi kumwe naho mumanika ibiganza dore ko turi kujya imana iri ibiganza byabo ngaho reka nsubire hano ku 11 baravuze ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho niyo ubwayo ni uwa munani nyamara kandi ikaba itakiriho nayo ni uwa kangahe uwa munani subira were kuri bariya batanu baraguye asubire ku murongo wa 9 aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho umurongo wa 10 kandi niyo bami barindwi cyose dukure kuri ntabwo se tudemo tubiri ngo bagiye gusobanura abatanu baraguye tuzi kubasobanura umwe ariho undi wa kangahe uwa gatandatu undi ntaraza undi ntaraza uwa kangahe uwa karindwi kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito uwo ni uwa karindwi uzamara igihe gito uwa karindwi naza azaba akwiye kumara igihe gito 11 ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho iyo ubwayo ni umwami wa munani ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho niyo mwana wa kangahe niyo mwana wa munani nyamara kandi ni imwe muri ba bandi barindwi ngo ni umwe muri ba bandi barindwi kuvuga ngo abandi ni barindwi ariko batubwira ko ari uwa munani ariko munani niwe wabwiwe kangahe azaza yisubiye iyo yabuze umwami wa gatandatu ni ukuvuga ngo ni kiriya gihe buriya bwami bw'agahembe gatoya kongere kugaruka ubushobozi aribwo twabonye ko ubwa mbere twabonye inyamaswa enye Roma Magani ya kane ntiyaje kubaho akajya wa gatanu ariyo ka gahembe kaje karandura akatubera asanzwe
niko zabonye kazajya kazishyira hejuru y'isumba byose ariko kazakomeye kuruguma rwica uwo nguwo none hamaze kuva hari wa gatanu yongeye kugaruka bwa bushobozi twabasomeye nibwo yari abaye wa gatandatu asubiremo uriya mwami baravuze ngo uwo mwami uwo batanu baraguye uwa gatandatu ariho nasubiramo ku wa gatandatu baravuze ngo abatanu baraguye abatanu baraguye bo twababonye n'umwe byagize baravuze ngo umwe ariho umwe wariho ubwo ni ukuvuga ngo ni wa mwami kuko batanu bamaze kugwa kandi twabonye igihe babwiriye igihe kagahembe kari gakomeretse uruguma rwica ubwo batanu bari bagenze gute noneho mu 1929 nibwo umwami wa gatandatu yongeye gute yongeye kwegura umutwe ababaye wakangaha wa gatandatu noneho ngo nawe arayobora noneho tubwire uwa karindwi tugusomere ukarikiyeho abatanu baraguye umwe ariho undi ntaraza kandi naza azaba akwiye kuba kumara igihe gito ukuvuga ngo uwa karindwi bavuze ko ataragenza gute ataraza ariko naza azaba akwiye kumara igihe gito noneho icyo bishatse kuvuga ngo ni igihe ubwami muzasoma mu gihe byarishije 13 umurongo wawo uhereye kwa 11 Yohana yaje kubona inyamaswa yaturutse mu butaka ariko ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama irwijana noneho ngo itegekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere yari imaze gukomera ku ruguma rwica iyo nyamaswa rero ya karindwi niyo babonetse yuko ari ya nyamaswa yagenze gute yakwiye mu butaka ifite amaso amahembe kandi ari nk'ay'umwana w'intama ariko avuga nk'ikiyoka turikujana ubwo rero ni ubwo bwami ni rwo rwiyunge rw'amadini cyangwa se amadini ya giprotestanti ariyobowe ari muri leta zunze ubumwe za Amerika biriya leta bivuga ngo ububasha izakora igategesha ububasha bwa leta zunze ubumwe za Amerika ariko zihawe ububasha cyangwa se gutegeka zihatiwe n'amadini ubwo igihe cyacu kiri hafi kurangira noneho niwo mwami wa karindwi ni urwiyunge rw'amadini niyo leta yabonetse ariko ayo madini agize muri iyo nyamaswa ya kangahe yakomotse munsi mu butaka ariko ifite amahembe abiri nk'ay'iki hari umwana w'intama ariko avuga nk'ikiyoka ni igihe ayo madini ari muri leta zunze ubumwe za Amerika azayobora leta igafatanya n'amadini hano kugira ngo bahatire kuruka igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se gukurana inyamaswa noneho ariko uwa karindwi ngo uwa munani we ntaragenza gute ntaraza ngo ariko naza azaba akwiye aravuze ngo kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito uwo munani naza azaba akwiye kumara igihe kingana gute bakomeza 11 baravuze ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho ya nyamaswa yariho ariko itagenda gute hano nsomye ni ku murongo w'inyamaswa wa karindwi ariko izamara igihe gito yamara n'abari ku murongo wa 14 baravuze ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho niyo ubwayo ni umwami wa munani noneho mwumve baravuze ngo ya nyamaswa yariho ariko itagenda gute niyo ubwayo wagenze gute niwo munani ariko nanone kubarirwa muri abo barindwi urikujana nibuze ari muri bagenze gute barindwi tumaze kubabona se n'igihe ubutegetsi Roma izongererwa noneho gusa naho ariyo yongeye gutegeka amahanga yose noneho inyamaswa ivuye mu butaka ije guhereza gutekesha ububasha bwa nyamaswa yambe yakomeretse uruguma rwica noneho ikabigize ububasha kugira ngo umuntu wese utazaramya iyo nyama
ngo yemeye kwemera igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo, uwo ngo ni we uzarinda gute? Abo ngabo abatazemera kureba iyo nyamaswa nibo bazababazwa, ariko nyina nabo bazaba abanesha. Mbese mwumvise bano bami uko ari babiri. Noneho ubu bwami nabusohoze imirongo aravuze ngo nyamara kandi ni umwe muri ba bandi barindwi, kandi araje kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa k'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware, ni umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. noneho ahantu bazarwanya umwana w'intama, ariko bazagenda gute? Azabanesha. Satani niwe ukorera muri ayo mami tumaze kuvuga, ariko bazarwanya amagambo twahereho tubabwira yuko azarwanya Imana, ariko arwanyije abana bayo. Niyo mpamvu uriya mwami wa munani ariyo bavuze ngo niwe wari umwami wa wundi wakomeretse ubuma bwica, ariko akaba ari muri ba bandi barindwi, ariko rukongera rugakira. Ngo azishyira hejuru y'isumba byose, azarwanya abera, kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo iyo mbisomye mu gitabo cy'inama ikomeye, hano muri iki gitabo handitsemo uhereye ibintu ubutegetsi ibintu byakoze byinshi, ibintu bigera muri 48 byakozwe n'ubu butegetsi, ariko bigambiriye kurwanya Imana. Uko barwanya Imana ntabwo ari ukundi, ahubwo iyo wanze ijambo ry'Imana ugakora ibinyuranyije n'Imana, uburwanije Imana. Nikujyana muri iki gitabo banditse baravuga ngo ni supplemented for AIDS, ni inyongera yashyizweho muri iki gitabo, ariko hari n'ibitabo byavuyemo tukababwira, aho banditse baravuga ngo ikintu cya mbere cyakozwe nuko ari uko iyi nyamaswa yahinduye ibihe n'amategeko. Inyamaswa yahinduye ibihe n'iki? ariyo bahinduye isabato, isabato bakayikuraho bagashyiraho ku cyumweru. Noneho handitse baravuga ngo we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Saturday. Yubahiriza icyumweru mu kigo cy'isabato kubera ko itorero gatolika ryashyizeho icyumweru risumbuye isabato. Mbese murabizi? Aha niyo bavuga bazigira inama zo guhindura ibihe n'iki n'amategeko. Niyo mpamvu bavuga ngo Protestant accept Sunday rather than Saturday as a day for public worship after the Catholic Church made the change. Aba Protestant bubahiriza icyumweru mu kigo cy'isabato nk'umunsi wo kuruhuka washyizweho nyuma y'uko ubugatolika aribwo bwawihinduye. But the Protestant mind does not seem to realize that in accepting the Bible, in observing the Sunday, they are accepting the authority of the spokesman for the church, the Pope. Ariko aba Protestant mu kwemera icyumweru bagisimbuza isabato, mu by'ukuri nubwo bitabagaragarira bakaba bemera bavuga ko bemera Bibiliya, ariko bakubahiriza icyumweru, baba bemera ubutware bwa wa muntu
uyoboye itorero uyoboye itorero ariryo papa mu kigo cyo kumvira Imana. Noneho ibyo iyo abantu babikoze baba baramije, baba bemeye ubutegetsi aribwo bwa ya nyamaswa mu kigo cy'ubutegetsi bw'Imana. Noneho baranditse ngo iyo nyamaswa yakoze iki? Icya mbere yashyizeho gusengera abapfuye, byashyizweho muri 300 nyuma ya Yesu. Yashyizeho ikimenyetso cy'umusaraba, cyashyizweho muri 300 mbere ya Yesu. Yashyizeho gucana za buji, yashyizeho gukoresha amashusho muri 375. Yashyizeho igitambo cya misa kugira ngo kijye cyubahirizwa muri 394. Noneho yashyizeho yuko Mariya yubahirizwa nk'umwana w'Imana nka nyina w'Imana muri 431. Abayobozi b'idini batangiye kwambara imyambaro yihariye itandukanye n'iy'abandi muri 500. Noneho batangirwa guhabwa, papa atangira guhabwa amazina y'ibyubahiro muri 607. Gusoma ku birenge bya papa biba muri 709. Noneho bakoresha amazi nk'umugisha muri 850. Gusenga, gushyiraho amashuri y'abakaridinali biba muri 925. Noneho ibyo byose ni byinshi bigera muri 48. Byose ntitwabisoma, za purigatori zashyizweho mu 1439. Ibyo byose ni ibiyaga gahembe kakoze ngo kazishyira hejuru y'isumba byose, karangiza akajya kurwanya Bera. Noneho ubwo Satani niko yakoze, kuko amategeko y'Imana yayasimbuje amategeko y'abantu kugira ngo yubahirizwe. Mbese ubwami buzategeka isi ku musozo n'ubuhe bwami? Reka mbanze nsome muri aya magambo noneho mwumve amagambo Satani uburyo yashatse kurwanya Imana kugira ngo n'abana b'Imana bemere Imana kandi bahebe mu ruhande rwayo. Muri iki gitabo baranditse baravuga ngo ijana rero ko ndabona muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze amayoberane y'ubugome, inyandiko z'ibanze baranditse baravuga ngo Satani ntiyashoboye gukora mu maboko y'inama y'agakiza. Yesu yarapfuye ku munsi wa gatatu arazuka, ariko Satani abwira abamarayika we ko urupfu n'umuzuko agiye kubikoresha mu nyungu ze. Yashatse ko abavuga ko bizera Yesu bemera amategeko yerekeye ku bitambo n'amaturo by'Abayuda yavanyweho n'urupfu rwa Kristo, ku buryo yabasunikiye kure maze abizeza yuko n'amategeko 10 yapfanye nawe. Nabo umubare munini w'abakristo baguye muri uwo mutego watezwe na Satani. Umubare munini w'abakristo, abantu bamwe aho baguye ngo nuko Satani yavuze ngo urupfu rwa Yesu utagenda gute, nzarukoresha mu nyungu zanjye. Ubwo Yesu
yapfuye agapfa amategeko y'imihango y'abayuda nayo akayakuraho basunikira abantu kubabwira yuko n'amategeko icumi yagenze gute yakuweho maze umubare munini w'abakristo wavuye hehe muri uwo mutego ijuru ryose ryagize umubabaro ribonye yuko amategeko yera y'Imana yasimbangwe ijuru ryose ryagize iki ryagize umubabaro ribonye yuko amategeko yera yagize gute Yesu n'ingabo ze n'abamarayika bari bazi neza imiterere y'amategeko y'Imana bari bazi ko atagomba guhindurwa cyangwa kurweho mbere yo kwiheba k'umuntu amaze gucumura byateye umubabaro mwinshi mw'ijuru maze bituma Yesu yitangira guca mu kintu cyo kwica amategeko yera y'Imana. Hepfo Satani agambirira kurushaho kujya kure abwira abamarayika ko abakristo bamwe bazakiranukira amategeko y'Imana ntibagwe mu mitego ye. Mbese si amen? Satani abwira abamarayika yuko hari abantu hari agatsiko kazakomeza amategeko y'Imana ku buryo n'ubwo bazagashuka katazemera kugeza gute kwica amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yarasobanutse ku buryo benshi bagombaga kwizera aho kahoraho ategeka abakozi be kugerageza guhindura itegeko rya kane ariryo sabato ahindura itegeko rigaragaza Imana y'ukuri umuremyi w'ijuru n'isi. Satani abereka ubwiza bw'umuzuko wa Yesu abereka ubwiza bw'iki umuzuko wa Yesu maze ababwira ko ubwo yazukaga ku wa mbere w'iminsi 7 yahinduye isabato y'umunsi wa 7 ayishyira ku wa mbere. Uko niko Satani yakoresheje umuzuko bagere ku migambi ye yishimanye n'abamarayika be kuko ibinyoma bateguye byakiriwe neza n'abitaga inshuti za Kristo. Mbese murahumvise abavandimwe? Satani we yarishimye ko ibishuko bye byagenze gute ko ibinyoma bye byakiriwe neza. Mbese murebye abasenga ku isabato bakomeza amategeko y'Imana n'abasenga ku cyumweru mbona mugabane muri narubuye abantu bakiriye umunsi w'izuka bya Yesu ngo bawusimbuze uw'Imana ariko byari bikozwe na Satani. Noneho baravuze ngo uko niko ibinyoma bitandukanye byakiriwe kandi bishyigikirana umwete ubushake bw'Imana bwahishiye mu ijambo ryayo butwikirizwa ibinyoma n'imigenzo anayigishijwe n'amategeko y'Imana n'ubwo ubushukanyi busuzugura ijuru buzihanganira kugeza ku kuboneka kwa Yesu ubwa kabiri. Mu by'ukuri muri icyo gihe cyose cy'ibinyoma n'ububeshyi Imana ntiyigeze kubura abahamya hagati y'umwijima n'akarengane kandi bakiranuka iminsi yose bitondera amategeko yose y'Imana. Amen amen. Imana nubwo Satani yabashije gushuka abantu benshi ngo ariko ntabwo mu bihe byose Imana yigeze ibura abantu bashobora guhagarara mu bushukanyi bagahagarara badashutswe bashobora guhagarara mu bica amategeko y'Imana bagahagarara batayishe bakerekana uburuhuko kuri mu ijambo ry'Imana. Noneho ubwami buzategeka iyi si. Noneho baranditse bavuga ati muri cya gitabo cya Daniel aho Daniel yamaze kuboneka muri kiriya gishushanyo ariyo agiye kubona hari akabuye kavuye mu ijuru. Ako kabuye gukatama n'intoke z'umuntu kaza kikubita kuri kiriya gishushanyo kiragwa kirashagagurika kandi kuba kwayo kwabaye kunini. Aho niho banditse amagambo ari kuvuga ngo ngaho berekeza ku musozo Daniel hari mu gihe cya 7. Noneho Imana idufashe kumva aya magambo neza. Haranditse havuga ngo Daniel 7 haranditse havuga ngo
haranditse havuga ngo hanyuma urubanza ruzashingwa bazamenya gutwara ngo bamumareho burindwi wo kuza kumperuka maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose bwo mu isi y'ijuru buzahabwa ubwoko bw'abera b'isumba byose ubwami bwayo n'ubwami buzahoraho iteka ryose kandi ubutware bwose buzaje buyikorera buyumvire. Mbese murabyumvise bavandimwe, ubwami bw'Imana n'ubwami buzagenda gute? Buzahoraho iteka ryose, buzahabwa abera kugira ngo nabo babane n'Imana iteka ryose. Noneho mu gice cya kabiri niho handitse amagambo ku musozo, handitse ngo mirongo 44 nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izinduka ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabo ntibuzavungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwami bwose bukabutsembaho, kandi buzabaho iteka ryose. Uko babonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami izaba mu bihe bizaza, kandi izo zo kurira gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Noneho murumva yuko Imana izongera kwimika ubundi izimuka ubwami butazarimburwa butazasigurwa n'ubundi bwami. Niyo mpamvu abantu bose bazahera mu ruhande rwabo bakemera kurwanya kariya gahembe, bakemera kurwanya abica amategeko y'Imana. Baravuze ngo abo ngabo nibo bazandika mu gitabo cy'umwana w'intama cy'ubugingo, ngo ariko umuntu wese uzasanga atanditse kuri icyo gitabo atarahagaze mu mwanya wo kwemera guhesha Imana icyubahiro, ngo iyo nyamaswa azayiramya. Ngaho bavandimwe, reka muri uyu mwanya wese ubwo Satani yashyizeho ingoma akagambira kurwanya ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana, akagambira kurwanya Imana n'abayobotse, reka natwe duhagarare mu ruhande ruherera mu ruhande rw'Imana, kandi turwane turi kumwe n'Imana. Mu gitabo niho handitse amagambo agira kuvuga ngo yandura kuvuga ngo abantu bose bazarwana ariko bahereye mu ruhande rwa Nyagasani, ngo intsinzi zabaho kandi intsinzi yabo azaba ari ukuri. Reka natwe duharire mu ruhande rw'Imana, turwane twitondera amategeko y'Imana, tumenye yuko ubwami bugiye gusoza, nta bundi bwami Yesu ari hafi kwibuka ubwami. Ibi ni ibyabivuze. Noneho ubwo inyamaswa igiye guhaguruka abantu bose bagahaguruka kuruhuka ku munsi umwe, reka abana b'Imana biyerekeje mu gitabo cy'umwana w'intama cy'ubugingo watanzwe kurema ku isi, kandi abazahera mu ruhande rwayo bazanesha nta kabuza. Imana idukorera mu ruhande rwayo tuzaneshe izina rya Yesu.